Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mumfashe tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Amina. Haleluya. Mbashuje mu izina rya Yesu. Amazina abayababwiye nitwa Mutesi Sara, ndi umukozi w'Imana. Sengera mu itorero rya Revelation Church. Ndi inshuti y'iri torero. Kenshi nubwo mari igihe ariko igihe kiragera nkagaruka. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndashimira abashumba bari hano bagize uruhare mu kunyakira. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru baho umugisha. Shimira mama Bishop niwe twavuganye, nagombaga kuza wa gatatu ndi washize amamagara ndi muri Kenya, ndamubwira nago mpari, arambwira ati ariko nuzuza dusura. Hanyuma rero naje. Imana imuha umugisha rero, torero ryose Imana ibaha umugisha, abakozi b'Imana, ubwoko bw'Imana bwateraniye imbere y'Imana, Imana ibaha umugisha. Yesu nahimbazwe. Ndi umumama, ndubatse, mfite umugabo n'abana, ndumva ari ibyo. Hanyuma rero ndashima Imana kubwo amagambo twumvishije, amagambo atuganisha kugira amahoro ya Kristo. Twafashijwe. Imana iguha umugisha. Tugiye kuganira ku yandi magambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Mutwe amagambo turi busange mu byanditswe. Uravuga ngo ibasha gutabara abageragezwa bose. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Ibasha kugira iteye. Ibasha gutabara abageragezwa bose. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina. Ntabwo itoranyije ngo uvuga ngo natabara abagabo, natabara abagore, natabara abasore, natabara inkumi, natabara abakecuru, natabara abana. Oya, ngo ibasha gutabara abagira bateye. Ibasha gutabara abageragezwa bose. Kandi impamvu ngo nuko nayo yagize iti. Haleluya. Amina. Haleluya. Mukozi w'Imana John uri bumfashe rero. Nsomere tugendane. N'Abaheburayo ibice 2 n'umurongo waho wa 18. Abaheburayo ibice 2 umurongo waho wa 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 18. Kuko ubwo yababajwe, kuko yagize ateye, kuko yababajwe no kugeragezwa ubwe, akababazwa no kugeragezwa ubwe bikamugeraho, abasha no gutabara abageragezwa bose. abasha no kugira atebeneda, no gutabara, abasha no gutabara abageragezwa bose, kubera ko yarabisogongeye bimugeraho, ababazwa nabyo. Azi agaciro ko kugeragezwa, azi agaciro ko kubabara, azi agaciro ko kunyura mu buzima butoroshye. Ngo niyo mpamvu nawe abasha ngo niyo mpamvu abasha kugira ateye, abasha gutabara abageragezwa bose. Ndahumuriza umuntu uri aha mu iteraniro, sinitaye sinazi iteraniro ryose, abari umwe, abari babiri, abari batanu, ndahira mbabwire ngo Yesu nahimbazwe, Yesu nashimwe. Amina. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo nguhumurize nkubwire ngo humura, iyabinyuzamo iraho hafi. Iraho hehe? Hafi. Iraho hafi. Kugira ngo igire iteyemwe, kugira ngo igutabare, kugira ngo ikurengere, kugira ngo ikurwanirire, kugira ngo ikurinde gukorwa n'isoni, kugira ngo ikurinde kuburwa amenyo, kugira ngo ikurinde kuba inciro y'ubugari, kugira ngo ikurinde. Yesu nahimbazwe. Amina. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Amina. Haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Hari igihe wibaza ngo isoni zagukoze nyamara ziba zisutamye, ntiziteze kugukora. Wizera Kristo umwami n'umukiza. Yesu nahimbazwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Ubwo yageragejwe n'iki yemwe?
ariko ayo magambo wayasomye ko numva arimo vitamine iki se kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe yarababajwe ababazwa no kugeragezwa abasha no gutabara. hanyuma rero ubwo yababajwe nabyo bikamugerageza ngo abasha no gutabara bagira bate abageragezwa bose abasha no gutabara abageragezwa bose. ndagira ngo nkubwire ngo guhanura si ukwikunkumura. wakira ijambo ry'ubuhanuzi, imana ibasha kugutabara, imana ibasha kukurengera, imana ibasha guhindura amateka yawe. Imana ibasha gukuraho ibiriho ikarema ibitari biriho. Imana ibasha guha icyerekezo ikitari gifite icyerekezo. irabashije. Imana ibasha guha ishusho ikidafite ishusho. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu nahimbazwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Somera mu bice 4 umurongo wa 15. Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 15. Yego. Kuko tudafite umutambyi mukuru Yego. utabasha kubabarana natwe mu ntege zacu. Ntabwo dufite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu. Uwo dufite abasha kubabarana natwe, uwo dufite abasha kuturengera, uwo dufite abasha kudutabara bene da. ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe. Utibaza ngo ibikugeraho nibishya kuri Yesu. Yanyuze n'ibirenze ibyawe. Hanyuma rero ubwo yanyuze mu birenze ibyo, abasha no kukurengera, abasha no kugutabara. Haleluya. Abasha no kukuruhura. Ayiwe Yesu nahimbazwe. Amen. Muri Petero aravuga ngo munyikoreze amaganya yanyu yose, ngo kuko ari mwe nitaho, nimwe ntega amatwi, nimwe numva, kuko nzi imibabaro, nzi ndimba, Dabizi. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Amina. Yesu arabibashije bene. Arabibashije. Ababihamya mugire mutaba arabibashije. Yesaya ibice 48 umurongo waho wa 10 n'uwa 11 aravuga ngo dore ndagutunganije, ngo ariko si nk'ifeza, ngo nkugeragereje mu ruganda rwo kubabazwa, ngo ariko ku bwanjye nzabyikorera, ngo sinzatuma izina ryanjye ritukwa, ngo kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Ababyumva mwakomeye iyo Mana amashari. Irabyemeye kubinyuramo. Iki se? Ndagutunganije ariko si nk'ifeza. Nturava mu ruganda nshuti, ukiraha uruganda uracyarunyuramo, ariko iyirahiriye. Haleluya. Iravuga ngo ku bwanjye nzabyikorera, sinzatuma izina ryanjye ritukwa. Cyubahiro cyanjye icyanjye ntabwo nzagihundi, ntibishoboka. Reka nkubwire inshuti yanjye, ririya bumba ryanze kuva mu gishanga ngo baritaburureyo, barizamure, baripangamo amatafari, bayarunde, bashyiremo umuriro, bacanire. Ntabwo ririya tafari ryabana n'umunyacyubahiro mu nzu y'inyumba. Iki se? Ririya tafari ntabwo ryabana n'umunyacyubahiro mu nzu y'inyumba ngo baza kwigiraho uko yubatswe. Nuko ryemeye guca mu ruganda, nuko ryemeye kugeragezwa, nuko ryemeye rimaze kwemera. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Rimaze kwemera, bararikata, bararikanda, rifite ijwi ryavuga ngo uranyica ariko urambabaza, ariko riremera. Barangije bararipanga neza. Bamaze gupanga
neza bazana ibiti by'ibishitsi bashyiramo baracana itafari rihindura ibara iryari ibumba riba umutuku rijya ku isoko ry'umurimo ikizi ritangira kugira agaciro aya nangahe batiri ni 200 cyangwa ni gutya ayiwe ritarava mu gishanga ryari rifite izina hari icyo ryitwaga ariko ryemeye kuvayo emera guca mu ruganda hari umure Yesu nashimwe haleluya amina haleluya bikagira agaciro bajya no kurizana bakarizana mu modoka muri foso Yesu nahimbazwe cyane haleluya bajya no kurisuka hasi bagasuka hasi bitonze ritagira ubwo rimanyuka rifite agaciro rirakenewe ririfuzwa ariko nuko ryemeye guca mu ruganda yes barangiza bakatangira gupanga neza uje ati ritafari wariguze hewe iri tafari ko ari ryiza wariguze he Yesu nahimbazwe uratunganijwe ariko zinkimfeza uracyageragerezwa mu ruganda rwo kubabazwa ariko kubgayo izabyikorera ntizatuma izina ryayo ritukwa icyubahiro cyayo ntabwo iteze kugiha ibindi ntabwo izabyemera bene data ntabwo izabyemera keretse niba witirirwa iyindi mana atari imana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli ariko niba ariyo witirirwa ibishoboka narababwiye ngo iyo utarakarangwa ntuhumura nta nubwo uryoha ikizi mwabaye mute iyo utarakarangwa ntuhumura nta nubwo uryoha ifarini zibeshe yange kuva mu etajeri hariya ikarito yange kuva ivuga iti jewe simva mu ndeke ikizakurikiraho ni iki ni uko izaza mutunyo bakayimanura bayimena ariko yemera kuva mu etajeri kamanuka igasanga wa wundi yarangiza akayishyira mu isafuriya yashyira yarangiza agasukamo amazi agaponda ikemera igapondwa we ikize ikemera igapondwa bakayiponda kabisa bagaponda bagashyiramo agasukari abashyiramo akunyu bagashyiramo bakatiramo ubutunguru bagashyiramo ikize bagaponda bashyira ku ipanu bagakaraga abamandazi bagakata barangiza ntibagarukire naho we barangiza bagashyira ikarayi kumbabura igatukura yamara gutukura bagasukamo amavuta nayo akabanza kabira agatogota neza agahindura ibara bamara bagaterura yaba capati yaba irindazi bakanaga muri ya mavuta capati yamara guhindura ibara cyangwa ndavuga irindazi ryamara guhindura ibara ritakiri umweru ribaye nk'umutuku kuntu rikahamagara uwo mu gasenta ritakandagiyeyo rikamuhamagara rikamukamagara ritakandagiyeyo umuhumuro bakawumva bati uw'amahoro arahishije we uw'amahoro arahishije amandazi arahiye uzi ukubwira ati mpipaki ukubwira ati mpatanu ukubwira ati mpatanda iyo utarakarangwa ntuhumura nta nubwo uryoha Yesu nahimbazwe haleluya abarokore banga ibigeragezo muranga poromosiyo murimo muranga kuzamurwa mu ntera murimo muranga kuzamurwa mu ayiwe data we Yesu nahimbazwe Imana yacu nihabwe icyubahiro haleluya amina haleluya ibasha kugira ite bene data ibasha gutabara abageragezwa bose Imana yacu nishimwe cyane ese irabibashije ariko mwanyikirije irabibashije ijye bikora rero yego ijye bikora cyane Yesu nahimbaza amina reka nivugire ku basore bamwe batabawe itabara abageragezwa bose Imana yacu nihabwe icyubahiro Yesu nashimwe reka mbabwire ngo Abisirayeli iyo bacumuraga Imana yababonaga nk'umuntu ute yababonaga nk'umuntu umwe iyo yahanaga igihano cyageraga kuri bose ariko cyagera kuri bose abataracumuye ku Mana ikabarinda kwicwa n'inkota ikabarinda kwicwa n'inzara
Yesu nahimbazwe. Haleluya. Ahubwo igatuma abami babanyaga bakabavana mu gihugu cyabo bakabajyana mu gihugu banyagiwemo, aho Imana ikabasanga ikabagirira neza. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Iyo usomye ibice ntabwo tujyayo muri Yeremiya ibice 24, Imana yereka Yeremiya, imwereka ibitebo bibiri, ikirimo imbuto mbi ngo mbi cyane, ngo ikirimo inziza ngo zari nziza cyane. Imana ibwira Yeremiya, iramubwira ngo uko ubonye izo mbuto nziza ukazimenya, ngo niko nzamenya abayuda bajyanywe i Bukaludaya, niko nzabamenyerayo kandi nzabagirira neza kugeza igihe nzabagarurira muri iki gihugu. Imana yacu nihimbazwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Mu basore banyazwe rero b'abayuda bubahaga Imana bayikomeyeho, harimo ba Danieli, harimo ba Shaduraka na Mishake na Abedenego. Ayo ni amazina amwe bahinduriwe, nyuma baje guhindurirwa yandi mazina. Yesu nahimbazwe. Bitwa ba Mishayeli n'abandi biki byose mujya mubisoma. Imana yacu nishimwe. Abana bageze muri iki gihugu bajyanwa ari abasore beza, abana bavuye ibwami, bageze ibwami, umwami bamutonaho kubera Imana. Ariko hari n'igihe Imana ibishaka kukureba. Imana ibishaka kukureba we, uzasome hariya mu gutegekwa kwa 2 ibice 8 uhere ku murongo wa 2. Haravuga ngo nemeye ko munyura inzira yose y'ubutayu, ngo nkundira ko mwicwa n'inzara, ngo ariko kugira ngo ngerageze imitima yanyu, ngo menye ko mwakwitondera amategeko yanjye, ngo cyangwa ko mutayitondera, ngo ariko ngo imyenda yanyu ntiyabasaziyeho, ngo n'inkweto ntizagize ziti, ngo kandi ikirenge cyanyu ntikigeze kibyimba muri mu butayu. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Imana yashakaga kureba imitima y'aba bana b'abayuda bakomeye ku Mana yabo bari mu gihugu cyabo, ntibayite ntibayihemukire. Imana irebe bageze ibwami batonye ku mwami, umwami abishimiye bari bubyifatemo bete ari wowe. Umwami arangije arategeka ngo abo basore babagaburira inyama aryaho zaterekerejwe ibigirwamana bye, babahe no kuri vinanywaho. Danieli umurongo wa 8 igice cya mbere, ngo Danieli agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Imana yacu nihimbazwe. Arangije igitekerezo kigeza kuri bagenzi be, bose baracyakira. Imana yacu nishimwe. Barangije ngo babwire wari ushinzwe kubatekera no kubitaho, baramubwira bati twebwe tugaburira ibishyimbo gusa, uduhe n'amazi, ntuzaduhe izo nyama, hanyuma iminsi 10 nishira uzadusohora utumurikira umwami arebe uko mu maso hacu hasa. Yesu nahimbazwe. Ibasha gutabara yemwe. Yesu nashimwe. Abana bakigambirira gutya, Imana iravuga ngo reka nze mbereke mwabana mwe. Yesu nahimbazwe. Abandi barya inyama, abandi banywa vino. Imana imanurira vitamine zose zishoboka, izimanurira mu bishyimbo no mu mazi, ishyiramo amafi, ishyiramo iki se. Abana bararya barashisha, babasohoye nyuma y'iminsi 10, ngo umwami abarebye mu maso arangarira abo bana b'abasore, abandi ntiyabitaho, ngo maze arabakunda cyane. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Arangije abagira abakozi be. Igihe kiragera biga ubwenge bw'Abakaludaya, baba bahanga barusha ab'icyo gihugu, ngo arangije ngo abaha intara z'igihugu ngo baziyobore. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Abana barimo kuyobora izo ntara z'igihugu. Abanyeshyari ntibazabura, bakurwanya ntibazabura, ariko ibasha gutabara izagutabara. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bukeye ngo umwami agambirira gufata ikibumbano, arakibumba, arangije gishinga mu kibaya. Arangije aravuga ati rero nimwumve mwese abatuye iki gihugu, nimuramuka mwumvisha inanga, amasambuka n'amakondera n'amabubura byose byavuze, muzupfukamwe mubararira igishushanyo nakoze, aho ni amahoro. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Igihe kiragera rero cyo gupfukamira igishushanyo, amakondera aravuga, amasambuka aravuga, amabubura aravuga, inanga zose, ibyuma byose bivuga, byose bivugira icyarimwe. Abantu bose baramanuka barubarara. Birashoboka ko harimo n'abandi bayuda bubaraye, ariko bose bapfukamye bubaraye. Abana b'abayuda 3 bahagarara bwuma, bafunga bukwasi, baravuga ngo twize, baravuga ngo twizere Uwiteka Imana Nyiringabo, niyo twubararira, niyo dupfukamira. Ntidushobora, ntibishoboka ko twapfukamira igishushanyo umwami yakoze. Abandi bose ngo bamare kuramya bubura amaso, basanga abana bahagaze bwuma. We ni fiyeri cyane. Barangije birukanyira ku mwami, baramubwira ngo dore babanyagano b'abayuda wahaye agaciro, ukabaha intara z'igihugu bakaziyobora, dore ibyo bakoze. Ntabwo bahaye agaciro igishushanyo wakoze, wabumbye. Uzabisanga uhereye ku murongo wa 12 umanuke. Danieli ibice 3 niho ndimo kuvuga.
Yesu nahimbazwe. Ngo maze umwami arazabiranywa n'uburakari arahinduriza mu maso, araza arabasanga arababaza ngo Shaduraka, Meshaki na Abedenego, mbese nimwe mwabyibwirije kugomera itegeko ryanjye? Arababwira ngo ubu hariho amahirwe amwe gusa, nimwumva inanga, amasambuka, amakondera, amabubura byose bivuze mukubarara, aho ni amahoro rwose, ntacyo mpfa namwe. Ariko nimuramuka mutubaraye, dore ririya tanura bararyenyegeza inshuro 7 ryake neza, murarijugunywamo. Abana barangije nta nubwo bamubwiye ngo mwami nyakubahwa, baramubwiye ngo Nabukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza kuri iryo jambo uvuze. Imana yacu dukorera, Imana yacu dukorera twamenye ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro. Baramubwira ngo kandi naho itadukiza, icyitonderwa, naho itadukiza ntabwo turi bwubararira ikigirwamana wakoze. Ibasha gutabara yemwe. Amen. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amina, haleluya. Ngo umwami azabiranywa n'uburakari, ngo arategeka ngo itanura baryenyegeza inshuro zirenga, ngira ngo na 7 zararenze, rigurumane barireba, ahari bari bwisubireho. Nshuti yanjye, kireke cyake cyane, nyuma yo kwaka kigiye kuzima. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Ategereza ko bari bwisubiraho ngo bamubwire bati nyamuneka twisubiyeho, noneho reka turamye. Araheba. Ngo arangije afata abasore b'intarumikwa kabisa b'imbaraga, ngo arababwira ngo nimufate abo basore mubabohe n'imyambaro yabo n'amafurebo yabo uko bakabaye, mujugunye mu itanura ry'umuriro. Abana barabasumiye, barateruye, barangije barahambira neza, barangije baraterura, ngira ngo babanje no kugiramo gutya kugira ngo bagereyo neza. Barangije bagira batya, bararekera, barajugunya. Ibirimi binyuranya n'abateruwe bajugunyayo bisumira bateruye. Reka nkubwire ngo si igitangaza ko kizaguterura kikwita ibyatsi kiyitibuye kigashya mbere yawe. Barashya barakongoka, nta cyabajimije. Abandi bageze mu muriro basanga yawubatanzemo. Reka nkubwire, niba uri umuntu w'Imana ntuteze gutanga Imana mu kigeragezo cyawe, nukiyitangamo kizakurangiza, ariko nukiyisangamo uzagisohoroka muri ifeza y'indobani. Basanga yawubatanzemo kara, yahaye umuriro itegeko, arawubwira ngo babaza nabo ni umuriro. Ntabwo mubizi se Abaheburayo harambwira ngo abamarayika yabahinduye imiyaga, ariko abagaragu be yabahinduye imiriro. Arawubwira ngo babaza nabo ni umuriro, ni nakorwaho. Cyakora mucagagura utugozi gusa tubafashe, ariko ntimubabure nakoya kari ku mubiri wabo. Umuriro ntuhumure ku myenda yabo, ntunuke ku misatsi yabo. Utugozi gusa muducagagura, utugozi turaturige. Batangira gutemberanamo nomwe. Ayiwe, batangira gutemberanamo na wa wundi ubasha gutabara abageragezwa. Batangira gutemberanamo nawe. Haleluya. Arimo ababwira ngo ariko sinababwiye ko no munyura mu muriro ibirimi by'umuriro bitazabafata. Sinababwiye ko no munyura no mu migezi itemba itazabatembana. Sinabibabwiye. Batangira kugendagendamo, uwari umuriro uhinduka pisine we. Batangira kwiyumvira akayaga hagati mu birimi by'umuriro, biyumvira akayaga. Njya mbwira abantu nkababwira ngo jewe sinjya ntangazwa nuko ndi mu kibazo, ntangazwa nuko nkibanyeho gihari. Ikizi ako kantu wakumvishije, sinjya ntangazwa nuko ndi mu kibazo, ntangazwa nuko nkibanyeho gihari we. Nkambara nkaberwa gihari, nkisiga amavuta akamfata gihari, nkagishinjagira na gihari. Ikizi Yesu nahimbazwe. Abakizi bakajya bibaza ko ativugisha agenda, ko aseka, ko aguwe neza, ko yambara akaberwa. Abakizi bagatekereza kuri butawuragura amashashi, bakabona urakeye, bakabona urashisha wumva, bakabona we. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Bakabona abazimu barapfa we, abazimu bagapfa. Abari bategereje kubabara bakababara kukurusha, abari bategereje kurira bakarira kukurusha, kuko ibyo babona ntabwo babyiyumvisha.
ikizi Yesu nahimbazwe. Pawulo ati dusa n'abenda gupfa ariko turiho, dusa n'abakene ariko dutungishije benshi. Ntugatangazwe n'ukuri mu kibazo, jya utangazwa n'uburyo ukibanyeho. Yesu nashimwe. Abanzi bawe bazi kuri butoragura amashashi bakabibura, bazi kuri bugenda wivugisha mu muhanda bakabona urashisha wumva. Yesu nahimbazwe. Haleluya, amina, haleluya, haleluya. Icyo nicyo turusha abandi, ntimugire ngo hari ikindi. Ikisi icyo nicyo turusha abandi. Yeremiya arabyitegereza ibice 12 uhereye ku murongo wa 5 arabyandika. Aravuga ngo havuma umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye, ngo mu mutima bakimura Imana, ngo azasa n'inkokora yo mu butayu, ngo igiti kiri ahantu ku gasi k'ubukuna hadatuwe, ngo bene uwo n'ikiza niyo kije ntakibona. Ariko 7 hakavuga ngo iki? Hakavuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, ngo kigashorera imizi yacyo mu mugezi, ngo naho amapfa yacana, ngo ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, ngo kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo kandi gihorana itoto, ngo n'ikibabi cyacyo ntabwo gihunguka ngo kigwe hasi. Icyo nicyo turusha abatayifite we. Icyo nicyo tubarusha. Icyo nicyo turusha abapagani n'ababandi bakizwa nabi. Ikisi tubareke se bahora baca abandi intege. Niba byanze we, hari umuntu ka Kigali hari icyo yakumarira, umupfumu cyangwa umurangi nihakohereza kandi ngo arasenga. Yesu nahimbazwe. Icyo nicyo tubarusha. Mupagani utazi uburyo Imana itabara. Waruzi ko agira miliyoni akajya guhotora 900,000 ngo yongere kuri miliyoni? Kubera iki? Nta byiringira afite, ntabwo azi kwibasha, ibasha gutabara abageragezwa bose. Yesu nashimwe. Haleluya. Waruzi ko umupagani utazi uburyo Imana itabara araza abantu busa rimwe gusa akirara mu ishyamba ry'imyumbati y'abandi akayirandaguza nkaho yayiteye? Ariko umurokore wasogongeye akamenya ko Kristo agira neza. Iki se waruzi ko agira 5 ku mufuka no kuri konte nta yariyo, umuhanda akawica? Umuhanda akawica, amahoro ni yose, ihumura ni ryose, arahumurijwe, afite ihumura riva ku Mana. Ikisi afite ihumura riva ku agashisha yumva mwakubitana akakubwira ati vayo nkugurira agafanta we, ngwino nkugurira igikombe cy'amata kuri 5 kuri konte nta yariyo. Ariko aragura igikombe cy'amata. Yamenye iki? Yamenye Abaroma 2:6 ngo Imana izagororera umuntu wese imirimo akora. 7 akavuga ngo ushaka ubukire n'icyubahiro abishakishe gukora neza adacogora, izamugororera ubugingo. Akavuga ati amata shahuwe, ngwino nkwigurire fanta. Imana ikavuga ngo mwana wanjye ibyiringiro bishyize muri jye, ibyiringiro bishyize muri jye, reka ze ngutabare. Ntabwo uzigera ukorwa n'isoni imbere y'abakeneye kuzikorwa, ntabwo uzigera umwana imbere y'abakeneye. Yesu nahimbazwe. Amina. Haleluya, amina, haleluya. Agahangayika akajya kurandaguza imyumbati y'abandi, ariko wasogongeye akamenya ko Kristo agira neza. Abana baterura kurira baburaye inshuro ya 2, baterura kurira akanyarukira hatabarirwa, yarangiza akajya muri Zaburi ya 25. Yesu nahimbazwe. Haleluya, amina, haleluya. Murongo wa 23 akawuhagararamo neza, akavuga ngo siko bizaba kuba yitegereza, ntawe uzakorwa n'isoni keretse yavuye mu isezerano ari nta mpamvu, kandi isezerano ndihagazemo ndirimo yemwe. Akanyarukira muri Yesaya 70:50 umurongo wa 7,
agakurura amahoro akavuga ngo kuko umwami Imana azantabara. icyo gituma niyo mpamvu ntamwara, niyo mpamvu mu maso yanjye hakomera hakamera nk'urutare, ntabwo nzakorwa n'isoni. Rega wa murazi wanjye uri hehe, igira hafi duhagararane. Unsindishiriza simusanga i Kanombe, ntabwo ari Karuruma, turi kumwe hano, ntabwo unsindishiriza turi kumwe. Yohana 15:7 akavuga ngo nimuba muri jye amagambo yanjye akaba muri mwe, icyo muzasaba data cyose azajya kibaha. Unsindishiriza turi kumwe. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Abana batemberana na Yesu mu itanura ry'umuriro, arabahumuriza, arabasubizamo intege, arababwira ati rega nababwiye ko ntazabasiga nk'imfubyi, nzajya mbana namwe rwose, nzajya mba ndi kumwe namwe, sinabasiga kabisa. Mwebwe murumva nabikore, rega narababajwe, narageragejwe, kandi mbasha gutabara abageragezwa bose. None niki abana bariho bitemberera? Reka nkubwire ngo icyakujugunyemo kizakubona ko kibanyeho. Bariho batemberamo Nabukadineza n'abatware be ngo yubuye amaso arebye mu itanura, ngo abonamo abantu 4 batembera, ngo ariko ishusho y'uwa 4 yari itandukanye n'iya 3, ngo aravuga ngo ndabona ari y'umwana w'Imana. Ishusho y'uwa 4 ndabona ari y'umwana w'Imana. Ngo aregera hafi aza buhoro yabanje gukomanga ku batware, barababaza atari ko burya ntitwajugunyemo 3 kandi baboshye batego nyakubahwa. Ati nyamara amaso yanjye ararebamo 4, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Ngo begera hafi n'itanura, ngo arahamagara ngo Shaduraka, Meshaki na Abedenego, bagabo bubaha Imana, nimusohoke mu itanura, nimuze nimusohokemo. Abana basohoka mu itanura, mwene Mariya arabanza araberereka, nimwitabe ikizi. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Ngo bagera imbere y'umwami, ngo yinukiriza buri umuriro ku mubiri, ngo arebe ku musatsi asanga ni wose, arebe imyenda asanga ni yose, biramucanga. Atanga itegeko, aravuga ngo mu bihugu byanjye byose utazaramya Imana ya Shaduraka, Meshaki na Abedenego, utazayubaha, utazayiramya, urugo rwe bazarutemagure ruhinduka icyavu. Kwihanganira ikigeragezo cyawe, kugisohokamo, niko kwamamaza izina ry'Imana yacu, niko kuzamurwa kwawe nawe ukagera ku yindi ntera. Yesu nashimwe, Yesu ahimbazwe, Yesu nashimwe cyane. Haleluya, amina, haleluya, haleluya, amina, haleluya, haleluya. Amahanga yatinyiraga icyo Abisirayeli, amahanga yahindishwaga umushyitsi n'iki, nuko bamenyaga ibitangaza Imana yakoreye Abisirayeli bava muri Egiputa. Yesu nahimbazwe. Haleluya, amina, haleluya. Ibyo babyumva bikabatera ubwoba. Ndagira ngo mbabwire barokore muri aha ngaha, ndabizi muzanyura mu bikomeye, n'umuntu uzaza akakubwira ngo ibikomeye birarangije, ibigeragezo birashize, uzamubwire ngo mbeshya witahire. Yesu nashimwe. Haleluya, amina, haleluya, haleluya. Ntabwo bizashira, kuko nirwo Imana uruganda dutunganirizamo kugira ngo tube tushyitse. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Haleluya, amina, haleluya. Hamwe n'ibitugerageza izajya ibana natwe. Uzi ukuntu Yakobo yavuze igice cya mbere umurongo waho wa 2, ariko zikubwira umuntu ko arimo kugeragezwa, warangiza ukavuga ngo ni iby'ibyishimo we. N'iby'ibyishimo, none se wabyishimiramo iki? Ubwo ni ukuvuga ngo harimo akabanga, mugani w'umuririmbyi. N'iby'ibyishimo, kuko iyo umaze kubisohorokamo hari igikorwa. Jye sinabaye umusirikare, sinigeze mba n'umukada, ariko mu mwuka ndacyumva. Ikizi mu mwuka ndacyumva. Nta musirikare ushobora kwambara iranka atarirwaniye. Uzambwire nzajye kumusura mubaza impamvu zari bateruye bagatereka ku rutugu rwe gusa,
bibaho. Icyambere kugira ngo yemererwe no kuba umusirikare nuko yemera kugira ibyo asiga. Pawulo aravuga ngo siga ibiri inyuma kugira ngo nsingire ibiri imbere, ati kandi byarindamu yanjye nabihinduye kuba igihombo ndetse mbibona bimeze nk'amase kugira ngo mbashe kuronka ubutunzi butagira akagera aribwo kumenya Kristo Yesu. Kugira ngo yemererwe kuba umusirikare asiga akazi kamwitishaga bosi we, agasiga igitanda cyiza yaryamagamo, agasiga imiceri n'inyama yahinduranyaga, akinjira mu ishyamba atajyanye irya bosi, iyo ageze yahura n'iryitwa inkurutu, akanywa ibizibu ubundi akabibura, akarya imvunguru ubundi akazibura, akikorera urubundi rumurusha ibiro n'urunigi rw'amasasu mu ijosi n'agatenge mu ijosi we, akarara ku burinzi atagira aho yugama imvura n'izuba, ariko ibyiringiro bye akabirenza iyo mibabaro arimo, akavuga ngo nubwo bimeze bitya ejo hazaza nzaba ndafande. Pawulo akavuga ngo iki mu Baroma 5:5 akavuga ngo bene ibyo byiringiro, bene ibyo byiringiro ntibijya bikoze isoni. Ibyo byiringiro ntibikoze isoni. Agahatana agaca mu makosa akayanyuramo, bagenda bashyiraho kamwe baterekaho kabiri bakomeza. Iyo ageze kuri bya bindi namwe muzi ntimumbaze, igikurikiraho ni iki? Cyambere ahabwa imodoka y'ibirahure bya fime bigusaba kumucira bugufi atanabimenye, harimo nde? Iki kabiri ntiyongera guheka urubunda rumuca urutugu n'urunigi rw'amasasu mu ijosi, agira akabucura apfurika ku mukandara akarenzaho kositimu akaryoha, hari aho yaciye, aremerwa, ahabwa uburinzi, bamuha imodoka konvoyi nk'eshatu zuzuye abana bo kumurinda we, ubundi akaryama mu gitanda cyiza, inzu bakayizenguruka bakamugota bakamurinda kuko hari aho yaciye. Ikizi kositimu arazihinduranya, kombata yambara ashaka kujya mu kazi agaterekaho za mpeta ze, wabaye ute? Iyo ageze aho imvungure bayi, ibiziba bayi, uburinzi urabeho, ntiyongera ikizi. Iyo ngezeho njya mu byanditswe Matayo 6:32, Yesu ati ibyo byose abapagani bashaka so mu ijuru azi ko namwe mubikwiriye, ariko mwebwe nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose mugire mute mubyongererwe. Yesu nahimbazwe, haleluya, amina, haleluya, haleluya. Reka nkwihere umukoro, uzabyuka ushaka gufata isazi imwe uzambwira igihe wayifatiye, uzabimbwira. Izaca hasi uce hejuru, ice hepfo uce haruguru, ijye muri parafura arama icyuya kikurenge, igikubita tuba bikwereke ko yagusize. Uburyo bworoshye rero, ntabwo bigusaba kuyiruka inyuma, nta nubwo bigusaba ikiro cy'inyama. Fata intongo imwe y'inyama mu kiganza cyawe, nuyipfumbatiza isazi zizaza utazihamagaye, ubundi ujye uziyama uvuge ngo zirashaka icyo, ariko icyo zishaka uragifite, niyo waziyama ntaho zijya. Muciye umwuka barokore. Shatse kuvuga iki? Omatana n'uyu mwami Yesu nshuti yanjye, omatana n'uyu mwami, ibiri muri we byose ni ibyawe. Yesu nahimbazwe, haleluya, amina, haleluya, haleluya. Ubu haje ikoranabuhanga, ariko mbere y'umuntu, iyo konvoyi y'umuntu ukomeye yamanukaga ijya mu Mutara, yabwiraga abana ati mwambare mu gitondo turagenda. Abana bakambara neza bakicara ku makonvoyi yabo, iyo bicaragaho nibirundagaho nk'urundaho imifuka y'ibishyimbo. Reka bafite gahunda zicaraho, abareba ibumoso niho bareba, bareba iburyo niho bareba, bareba imbere niho bareba, bareba inyuma nuko barebesha intwaro zabo. Bariya abana ngo ntibaba bitaye ku bugingo bwabo, baba bitaye ku bugingo bw'umuntu uyu umwe gusa. Nta nubwo bajya bamushyira imbere, iziteguye kumupfira zijya imbere, izindi zikajya inyuma bakamushyiramo hagati aho ngaho, hari aho yaciye we. Yesu nahimbazwe, haleluya. Yesaya 42:4 akavuga ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukabukubahwa, nanjye nkagukunda, nzatanga ingabo zipfe ku bwawe, amahanga nzayatangira ubugingo bwe. Yesu nahimbazwe, haleluya. Iyo bamushize imbere babandi bambaye icyatsi n'umukara mu muhanda, iyo amatagisi n'amakwasiteri n'amavatiri yabije akeneye kuyihagarika, agira atya agasa n'uwigenzaho mu muhanda, akagira atya, abavuze ngo hagarara, yarangiza akagira atya, hagarara kandi parika. Ikizi
ubu haje ikoranabuhanga, ariko mbere waraparikaga akaza areba ku mapine ko amapine yarangiye, areba no mu myanya ko watendetse, yarangiza akajya imbere yawe akagira atya, akaba akubwiye ngo cana maremare, cana magufi, gira gutya ibihanagura amazi, ukabikora. Yarangiza akaza mu idirishya akagusaba ibyangombwa ukamuha akarebamo, yasanga nta mpamvu yo kukwandikira, agira atya akagira atya, akira kandi komereza. Yesu nashimwe. Ndavugana n'abarokore, mwaciye y'umwuka, ariko Yesu nashimwe cyane. Hakamanuka ya yindi ifite uwiteguriza ku manywa y'ihangu, zicana amatara we, zigenda zihorera, zicana umutuku n'ubururu bivanze, kandi ntizipfa guca, ahubwo zicana yiyama we. Arya amatara bavuga ngo nimwumvise hari aho naciye, muvuga muveho hari aho naciye. Reka nkubwire ngo ibasha kugutabara, izimya bya bindi bikwasamiye bicana danje, bivuga ngo turamumira bunguri. Wajya gutunguka ugatunguka akugose we, akurinze we, ari mu ruhande rwawe, bikibwiriza biki ikisi. Mwabaye mute? Isi ntabwo ituzi, iratwitiranya we. Igihe natwambaye amakanzu, abandi mwambaye amakote nk'abo musangira nabo, bakagira ngo muri kimwe. Hagati hano harimo koroneri wambaye sivili, mwegeranye, icyo cyera cyataye, wajya umubwira uti girayo, ariko ntiwumva ko anashyushye. Uzise ngo azazamura ururimi akubwira ati umva nduyu nguyu, reka arwana nawe iki. Azafungura ipesu hano akubita uruhande rupfuritsemo aka kantu, nukubita yijisha ipantaro zawe zizemo umuyaga atavuganye nawe. Ikisi wibwiriza icyo gukora, umuhaguruke iruhande. Mwabaye mute? Rirahari gutabara we. Ndavuga ku butabazi. Iki gihugu ntigifite ingabo, ntigifite n'abasivili se? Amategeko y'ingabo n'ay'abasivili birahuye bose se ntibari mu Rwanda? Reka mbabwire barokore, amategeko yacu ntabwo ahwanye n'ay'abisi. Bemerewe kwiheba, bashaka bakiyahura, ariko twebwe dufite ibyiringiro mu Mana yacu. Yesu nashimwe. Haleluya, amina, haleluya, haleluya. Ubundi mbibariza ingabo zishakira intwaro z'intambara, zishakira imyenda y'intambara, zirigaburira, ziricumbikira, cyangwa ishinzwe iki? Ishinzwe kubapangira ibyo byose. Nabo bashinzwe guhagarara mu byo bahamagariwe. Ndavugana n'ingabo zahamagawe na wa mugabo wo mu gihugu cyo mu ijuru. Bemba baze mwibaza ko cyama yo mu ijuru yananiwe kubapangira. Iki kwihebesheje niki? Igituma utanga rwantorero no mu banyamahanga bakamenya ko no mu barokore nta byiringiro bihari niki? Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Haleluya, amina, haleluya. Ijuru rirahari gupanga, muhumure. Igihe kimwe bakurikiye Yesu bariheba, bamurebamo ibyo kurya, bamurebamo ibintu byose, kandi Yesu yabashakagamo ibyiringiro ko bazaraga ubwami bwo mu ijuru, hanyuma ibindi bakeneye bikubiye muri we. Arangije arabahindukirira. Ni muri Matayo n'ubundi 6 kuri 25. Aravuga ngo ariko kuki mwiganyira ngo muzarya iki, muzanywa iki, muzambara iki? Arababaza ngo mbese umubiri nturuta imyambaro? Arongera aravuga atari ku bugingo ntiburuta ibiryo. Ni nko kubakangura ngo ababwire ngo iyabahaye umubiri ukaba uri muzima izakwima kositime y'ibihumbi 50, izakwima igitenge cya 15 cyangwa cy'ijana, yabishatse yaguha n'icya miliyoni. Ntabwo itizwa amaboko, irihagije, irabishoboye. Sinababwiye uburyo ntwara imodoka ntatanzeho n'igiceri cy'atanu we? Ngwiki ntwara imodoka nziza, data ntuyizi, nziza shasha, ntatanzeho n'igiceri cy'atanu. Bibirangira mu Baroma ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izaburita kumuduhana n'ibindi byo. Ikisi irambwira ngo izakenyuruza abami dukenyeze. Mwabaye mute? Niviri wanjye njya ku muhanda ntega imodoka rusange, nigira mu giterana nari ngifitemo iminsi 2. Iramuteguza uzabikora, iramubwira ngo Sara agiye kuza kandi uzamuboneraho umugisha we.
ikize ashakisha uburyo yanjyana iwe ngo antekere anyiteho, asanga uwanumiye yankodeshereje hoteli kare. Abaza Imana ngo none se ndamugiriraho umugisha wuhe? ngo urawumugiriraho. Munsi wa gatatu ndahaguruka ndabwiriza mvuga Imana yanjye ibana nanjye yo karama. Ikize ibana nanjye, icyubahiro cyayo kiramanuka, abantu irabakenyuruza, barabanza bazana misente zabo. Isente ni amafaranga. Ikize na wa wundi nawe arabanza arazizana ashyiraho aho, asubiraho iramubwira ngo ariko si uwo mugisha nasezeranyije ko azakuboneraho. Araceceka kuwa kane ndongera ndabwiriza, noneho irimanukira. Amatenti barimo bayahagurukamo, bumva ijambo bahagaze, batangira kuzana amafaranga. nawe araza asubiraho iramubwira ngo umwanya w'umugisha nakubwiye kuzamugiriraho urageze. Iramubwira ngo katugenda ufate imfunguzo z'imodoka uzimushyire hariya ahagaze. Mwabaye muti Yesu nahimbazwe. Haleluya. Araza arazimereza mu mutima, ndavuga ngo aratanga uruhe rugero ko ari giye ubwiriza. Izagutungura nshuti yanjye, izagutungura. Iyi Mana izagutungura, reka mbibwirire iri jambo nditahira. Ikize reka mbabwire ngo iby'Imana biribwa n'abarambije, abarambiwe mwagiye. Izagutungura. Nitamamagara umugabo nari kuzi n'ibindi, ati nimaze ntahanye imodoka. ngo iki? ni ntahanye imodoka. ni ntabwo washatse umugore, washatse umureko w'umugisha. hama hamwe umugisha ukugereho. nifitiye icyizere mu Mana yanjye. Niba utagifite birakure, ariko nari nkeneye kukiyumvamo. Ucyakire nshuti yanjye. Nubwo bimeze bityo, nubwo ubona imbere ntanzira, ukabona inyuma ntanzira, ukabona iburyo wapfa, ukabona ibumoso wapfa, ukabona hose birabanye. aha turi kubutabazi nshuti. turi kubutabazi. Yesu nashimwe cyane, Yesu nahimbazwe. Si ibyo gusa yakoze n'ibindi. Ntabwo ari umwanya w'ubuhamya, kambihorere. Ikize Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Haleluya. Urabona bimeze bityo, wicogora nshuti, wicogora. Ijuru rirahari gupanga. Niba ubyuka bikemera, ukunamuka neza wumva nta karungu uri mu mugongo, watambuka ukumva ni sawa. Gira ibyiringiro kwiguhaye ubuzima, izaguha n'ibindi. Nshuti yanjye, nubwo waba waburaye, ubugingo buraruta ibiryo. Itatumye ujya Rusororo n'ahandi, ntabwo izakwima umufuka w'umuceri n'ibindi. Irabishoboye. Igikona cyagaburiye Eliya, igikona kimuzanira umutsima n'inyama. we wari wabonaho igikona cyaratse inyama? Ibikona biracyahari n'uyu munsi. Ibikona abantu biracyahari. nta muntu uragukandira akanyenyeri mutavuganye. Ariko nyibwirira rata, ntawe uragakanda mutavuganye. aba yakirigiswe nande ngo mutegeke kukagukandira? Irahari. ibasha. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Reka mbabwire ikintu kimwe mutazi. Satani yitubona mu bibazo, turi mu bitugerageza, iyo n'abambari be bose baba bategereje ko biri butumire bunguri, baba bazi ko neza biturangiza. Nyamara babona twebwe n'ibibazo, ariko ntibajya babona Imana yacu mu bibazo. Yesu nahimbazwe. Bazayibona ryari? igihe uzabisohorokamo uhagaze wemye, ufite ubuhamya. Naho we Satani yakubona atya, abazi ko nagucakira rwose akurangiza, ariko aba yibeshye. Bisa nuko wafata ubunyobwa cyangwa ibigori ukabinaga muri iryo cupa rikuri imbere ribonerana, ukaripfundikira ukaritereka aho ngaho. Nta kibuza inkoko kuza ifite apeti. Iza ifite apeti, izi neza ko nidonda iri budonda ikigori ikakimira cyangwa ikinyobwa, ndetse idonda n'imbaraga. Ikihanukira ikato, yadonda ikadonda icupa, ikavuga ngo nibeshye reka ngarukaho. Ikongera ikihanukira ikadonda,
ikadonda icupa iti nibeshye reka ngaruka yadonda bwa gatatu kwikubura ikavuga ngo ibi ntibiribwa ikagenda ikigori kigasigara kidegembye muci y'umwuka rero iyo uri mu bibazo satani abazi ko agiye kugucakira akakurangiza akihanukira agacakira na n'ijambo rivuga ngo marayika w'Uwiteka ajya bambira amahema kugota abantu be no kubarinda agaca hirya ati reka nongere akongera agacakira na n'irivuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu nguko niko Uwiteka ajya agota abantu be akongera akavuga ngo nibeshe reka njyaha agacakira na n'irivuga ngo izina rya Yesu ni umunara muremure umukiranutsi ahungiramo agakomera yarangiza akikubura ikibazo ukagisohoroka muri feza y'indobanure ubundi ukagisohorokamo ubuhamya utyaye neza abasimu bagashwiragira ikizi reka nze nsoze ndabiza y'abavugabutumwa baradodoka ntibavuga ndashoje yo gusoreza kuri aya magambo ndashaka umenya imbaraga z'Imana wizeye sibyo ndashaka wongere kumenya imbaraga z'Imana wizeye Yesu nahimbazwe uzihagarareho muri Yesaya yaravuze ngo yewe Yerusalemu we ngo nshyize abarinzi ku nkike zawe ngo ntabwo bazaceceka haba ku manywa na nijoro aravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka mwe ngo ntimukamuhwemere kandi ntimugacogore ngo kugeza ubwo Yerusalemu izahinduka amashimwe ntabwo tugiye mu Isirayeli ahubwo ni muri wowe imbere ubwo uzahinduka amashimwe nuko ubonye akakubonaho amashimwe y'Imana Yesu nashimwe haleluya amina haleluya haleluya ndagira ngo nkubwire ngo bwira umutima wawe ngo tuza humura mutima wanjye we humura Yesu nahimbazwe haleluya nubwo bimeze bityo haracyari ibyiringiro njya mbwira abantu ngo ugifite ubugingo buhumeka uri umukandida wo kugirirwa neza n'Imana haracyari ibyiringiro ntuzemere ko hari n'umuntu uwo ari we wese uzagushyiraho akadomo ugifite ubugingo buhumeka akugushyize hate somera rata twisoreze somera Yesaya ni ibice 40 aya magambo Imana yayandikishije umugabo Yesaya ishingira ibiti umuntu wari umaze kwiheba no gushiramo intege irabanza imwereka gukomera kwayo hera ku murongo wa 12 ibice 40 murongo wa 12 Yesaya ibice 40 murongo wa 12 ninde wigeze kugera amazi y'inyanja kurushya mu mutwe w'amagambo banzu babwira umutwe w'amagambo uburyo Imana ikomeye uburyo Imana igize iti ikomeye yoroheje oya iciririce oya nta mbaraga ifite oya ntabwo ishoboye oya uburyo Imana igize ikomeye reka sasa umbwire muri ibyo bagiye kudusomera ko hari icyo wigeze urebesha amaso yawe mu myaka yawe ufite aha ninde wigeze kugera amazi y'inyanja kurushya ari he waramubonye wayafasha yose arayakusanya ayegeresha urushyirwe aha akageresha ijuru intambwe z'intoki hari uwageresheje ijuru intambwe z'intoki akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi ni ukuvuga ngo niba nta wundi nyirabyo arabishoboye agashyira imisozi mu gipimo akamenya ngo ka Kigali irahagarara aha uyu nguyu Karisimbi na Muhaburana birahagarara n'udusozi akatugera mu minzani ngo udusozi ngo ajya tugera mu minzani ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka ninde wigeze agenzura umwuka w'Uwiteka akamuhugura nk'ugira inama akamuhugura nk'umugira inama ninde yigeze kugisha inama yego kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera yego akamwigisha ubwenge akamuha uburyo bwo kwitegereza
dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi. aha niho nshaka ubyumve neza. Uriho ubyumva ubigereranye n'akabazo waba ufite. Urumva ngo amahanga ameze ati ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi. ngo amahanga yose imbere y'Imana ngo ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi. Mbabaze, igitonyanga kimwe kiguye mu kibindi wagenda ugafata igikombe ukajya kudaha? Wadaha? Wabonamo iki? Gereranya imbaraga z'iyo Mana iriho ivugana nawe. Ubu rero ikibazo cyanyu muzi ko muvugana na Sara. Genda imikoro umva Imana ivugana nawe. Ese icyo kibindi uramutse ugicuritse cya gitonyanga cyavamo kikagwa? Cyagwa. Uragereranya uti imbaraga z'Imana na twa tundi ujya uhura natwo. Ndagira ngo zamura ibyiringiro byawe, wiringiriye Imana ikomeye kandi gusezeranya ko ibasha kugutabara mu byo ugeragezwamo byose. Yesu nashimwe. Komeza turagera ku murongo wa 17. Nkubwira impamvu yashingiye uwo yavuganaga nawe imushingira ibiti muri aya magambo. Agereranywa n'umukungu ufashe ku minzani. Wabyumvishije? Ya mahanga yose ngo agereranywa n'umukungu gufashe ku minzani, ku buryo ushobora kugira utyo umunzani uti wa mukungu gukavaho. Ikibazo cyawe imbere yayo urabona kimeze gite? Hari icyo kivuze? Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. Imana ngo ikusanya ibirwa byose biri mu mayanja ngo ikabiterura nk'akantu gato cyane. 16. Yego. I Lebanoni ntihaba inkwi zo gucana zihagije, kandi n'inyamaswa zaho ntizizashika kuba igitambo cyoswa. Ntabwo ngo zashika kuba igitambo cyoswa. Mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa. Ngo ni nk'ubusa hanyuma ngo ari hanyuma y'ubusa. Siko havuze? Kuri we abarwa nk'ubusa ndetse ari hanyuma y'ubusa. Kuri we abarwa nk'ubusa ndetse ari hanyuma y'ubusa. Izo mbaraga z'iyo Mana urumva uzigereranya n'iki? Yesu nashimye cyane. Imana ibasha kureba amahanga yose kayabona nk'ubusa ndetse kayabona ameze nk'aho ari hanyuma y'ubusa. Zero. Uratekereza ko itazi ikikugoye? Uratekereza ko ikibona gute? Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amina, haleluya. Sishaka ko handa hasoma 18 haravuga ngo nuko rero Imana mwayihwanya nandi cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki. Aho hose twanze kuhasoma aravuga ngo umucuzi w'umuhanga ngo ashaka igiti kitazabora ngo agashaka umucuzi ngo akamucuriramo ikigirwamana ibintu nk'ibyo. Agakomeza akavuga ngo abaturage bo mu isi ngo ibabona nk'ubuzukira. Wakandagiye akazukira wajya guhanagura mu nkweto. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amina, haleluya. Kuki Imana yashatse kugaragaza imbaraga zayo mu ubu buryo? Yazigaragarizaga uwarushizemo ibyiringiro imushingira ibiti ko gifite imbaraga zibasha kumurengera. Soma kuri 27. Wumva aya magambo wowe warucitse intege. 24 haravuga ngo 27. Yesaya 24:27. Muri icyo gice umurongo wa 27 kugera ku wa 31 mbumbye Bibiliya yanjye kandi. Yewe Yakobo Isiraheli. Yawe muntu uri hano uhangwe na Yakobo ko byari bimeze. Ngo yewe Yakobo Isiraheli. Niki gitumye wiganyira ukavuga uti? Niki gitumye wiganyira ukavuga uti? Uwiteka ntareba inzira zanjye. Birashoboka ko nawe ushobora kuvuga ngo ariko ibyanjye Imana ntibireba. Kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza. Birashoboka ko nawe waba uvuga ngo Imana yarabyirengagije bitewe n'imyaka byaba bimaze n'igihe bimaze. Ariko ndakubwira ngo haracyari ibyiringiro. Amen. Mbese ntiwari wabimenya? Aravuga ngo mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Ese ntabwo urabyumva? Imana ihoraho. Imana ihoraho. Uwiteka umuremyi w'impera z'isi. Uwiteka umuremyi w'impera z'isi. Ntirambirwa. Imana yacu ntirambirwa. Ntiruha. Nta nubwo iruha. Ubwenge bwayo ntiburondore. Ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyiha intege abarambiwe. Niyo isubiza intege mu barambiwe. Kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Kandi utibashije imuha imbaraga.
bazacogora baruhe, abasore b'imigenda bashobora gucogora n'abasore bazagwa rwose, kandi bashobora kugwa, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege, abo bazasubizwamo intege, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Komera Imana yacu amashyi. Amen. Hari abantu Imana irimo ihumuriza muri iri teraniro, hari abantu Imana irimo gusubiza intege muri iri teraniro. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Haleluya. Garukira aho ngaho wari ugeze, rekeraho kwitotomba. Imana yacu iracyafite ububasha n'imbaraga bishobora kugutabara, bishobora kukurengera. Reka nkubwire ngo humura, ntuzakorwa n'isoni. Ni ukuri mbivuze ndi imbere y'Imana. Keretse niba Imana niringira atari yo wiringira. Ni Imana nabonye mwa bantu mwe, ni Imana niboneye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nabonye imirimo yayo, nabonye gukora kw'Imana, nabonye imbaraga z'Imana, nabonye aho Imana ikura umuntu mu mukungugu ikamwicazanya n'abakomeye ntacyo yari cyo. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Reka nkubwire ngo ntabwo Imana izakugezaho aho ishaka kukugeza bitewe n'amashuri wize, ntizahakugeza bitewe n'umuryango mwiza ukomokamo, ntizahakugeza bitewe n'urushako rwiza washatsemo. Imana izahakugeza kuko ifite umugambi wo kuhakugeza. Imana izahakugeza. Ongera wiminjiremo agafu. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Iyibasha kugeragerezwa hamwe natwe mu ntege nke zacu. Imana irahari kugutabara, irahari inshuti, irahari kukurengera. Yesu nashimwe cyane. Irahari kukurengera, irahari kuvuguruza ibyakuvuzeho, ibyakwatuyeho ko bishaka. Irahari gushyiraho gasopo. Ikisi igishyiraho mwabaye mute. Yesu nahimbazwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Shoje mbabwira ngo ibasha kugira gute? Ibasha gutabara abageragezwa bose. Yesu nashimwe cyane. Ubuzima bwose wabunyuramo, ibihe byose wabunyuramo, nta kirenze imbaraga z'Imana twizeye. Imana yacu iracyari hejuru ya byose kandi birusha imbaraga. Mwandutsi yaravuze ngo uri hejuru ya byose kandi birusha imbaraga. Imana iri hejuru ya byose ibirusha imbaraga. Yesu nashimwe. Data bampera umugisha. Sijya soza ntavuze iki. Hashobora kuba hari mu iteraniro umuntu ushaka kwizera izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, akamubera umwami n'umukiza, kugira ngo nawe yisunga izo mbaraga abone ibyiringiro bibonerwa muri uwo mwami. Waba uhari utari wizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ngo hanyuma nawe utahana aya mahirwe uyu mugoroba wiyakirire Kristo nk'umwami n'umukiza agenga ubugingo bwawe. Waba uhari ubigaragarisha ikiganza cyawe gusa. Ndavuga utarakizwa. Niba hari atambuka za hano, atambuka ze hano imbere, ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, atambuka ze hano. Bibiri tubwira ngo iki? Waroma 10:10 haratubwira ngo twumvisha amatwi yacu, tukizeza imitima yacu, twarangiza tukatuza akanwa kacu, tugakizwa, tukabarwaho kwizera. Hama nawe vayo rero. Bizire rata. Tambuka nawe ukirwana n'umutima, maguruke mbireke, maguruke ngende mbireke, tambuka nawe. Ariko ntabwo turi buguhate mu byo twize, ntabwo twize gutsindira, ntabwo twagutsindira. Yesu si imboga zigaze, araryoshye, kumuhitamo no kwiteganyiriza. Yego, turakwigingira mu ijambo, ubundi ukaza ukamwiyakirira. Waba uhari nawe? Reka amahirwe tuyihereye. Reka nsabe Revera aze yatuze uyu muntu w'Imana. Turakwishimiye. Yego, Imana ihabwe icyubahiro, iguhamagaye ikagukura mu mwijima ikakuzana mu mucyo w'umwana wayo.
Yesu Kristo. Uyu munsi ukaba ugiye kubarwa kuba umwana w'Imana. Reka tugufashe wature tugusengere. Zamura ikiganza cy'iburyo, vuga ngo Mwami Imana, subiramo ayo magambo. Ti Mwami Imana, mpagaze imbere yawe, nsinzwe n'urubanza kubw'ijambo ryawe, nje kukwakira ngo mbere umwami n'umukiza, ngwino mu bugingo bwanjye, izina ryanjye uryandike mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu, amen. Data, turagushima kubw'uyu musore uje kukwakira utsinzwe n'ijambo ryawe. Tumuramburiye ibiganza mu izina rya Yesu, turamusengeye ngo umubohore, turamusengeye ngo umukize, mubabarire ibyaha yakoze, mubabarire izina rye uryandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi uhereye umunsi agukurikire, agukorere kugeza kuri wa munsi. Urakoze, turagushimiye kubwe, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Reka twongere dukurire Imana ubwatsi cyane, tuyikomere amashyi. Bibiliya irambwira ngo iyo umunyabyaha umwe yihannye ngo Imana imurutisha 99 batagikwiriye kwihana, ngo kandi mu ijuru abamarayika bakora umunsi mukuru. Dufatanye n'ijuru guserebura kubw'ubugingo bw'umuntu umwe Imana iduhaye. Imana ibaha umugisha. Rero ndashaka ko duhagararana tugasengana mu magambo magufi. Ufite icyifuzo cyawe, ugishyira imbere y'Imana, ucyereka Imana, hama nanjye ndazamura ijwi senge. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nguhaye icyubahiro Nyiringabo, ndagushimye kandi ndaguhimbaje Data mwiza kubw'amagambo y'ihumure uvuganye natwe Data wera, ukaba utwijeje Mwami Imana kubasha kudutabara, kuko ubwo wageragejwe nawe ubasha gutabara abageragezwa bose. Nuhabwe icyubahiro ko ari wowe udusezeranya kudutabara Mwami Imana. Si uko tudahura n'ibitugerageza, si uko tudahura n'ibituremerera, si uko tudahura n'ibitugora bikaremerera imitima yacu, ahari tukibaza ngo mbese ubutabazi buzaturuka he, ariko uri Imana igihumuriza imitima yacu. Igihe kimwe Nyiringabo Imana wasezeranyije Aburahamu kumuha urubyaro, agakomokwaho n'abangana n'umusenyi wo ku nyanja, ariko ibihe biragenda birashira, kugeza ibyiringiro aho byashize. Sara amwingingira gushaka umuja kugira ngo amubyareho, ariko Mana igihe kimwe umurongo wa 15 Aburahamu yihebye, arimo kuvuga ngo mbese Mana uzangororera iki ko ngiye gupfa ndi incike? Eliyazari wararewe iwanjye akaba ari uragwa ibyanjye, ariko waramusanze uramuhumuriza. Uri Imana igidusanga ikaduhumuriza, uramubwira ngo Aburahamu we witinya, kuko ninjye ngabigukingira kandi uzagororerwa ingororano ikomeye. Arakubaza ngo uzangororera iki ko ngenda ndi incike? Eliyazari akabaza ari we uzazungura ibyanjye. Uramubwira ngo ntabwo ari we, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzazungura ibyawe. Arangije nawe uramusohokana, umukura mu maganya, umukura mu kurira no kwiheba. Urangije uramubwira ngo ararama, areba mu ijuru. Uramubwira ngo mbese wabasha kubara izo nyenyeri? Uramubwira ngo urubyaro rwawe nuko ruzangana. Arangije ngo arakwizera, bimuhwaniriza Mwami Imana icyubahiro no gukiranuka. Ndakwinginze Mwami ngo usange ubwoko bwawe bwaba burimo hano buhetamishijwe n'ibibagoye, bwunamishijwe n'ibibagoye, batajibasha kurarama ngo barebe amasezerano. Mana ndakwinginze ngo basohokane, ubakura muri ubwo bwihebe, utume bararama, bongera kwizera amasezerano yawe Mwami, kubasha kubarengera, kubasha kubatabara, kubasha kubarwanirira, kandi kubasha kubatsindishiriza mu izina rya Yesu. Wowe Mana ndora umutima ikawumenya, ukamenya ibyo umuntu yibwira akanagambirira. Ndasenze ngo usange imitima y'aba bantu Mana, buri wese mu cyifuzo cye, mu mutwaro afite. Uwiteka Nyiringabo Imana umuture. Dore muri Yesaya 10:27 aravuze ngo umutwaro baguhekesheje nzawugukura ku bitugu, kandi nzagukura no ku buretwa bashyizweho, ngo kandi ubwo buretwa nzabumaza no kugusiga. Mu izina rya Yesu, uwo wasize biragaragara, kuko bayamaze kwinjira mu nsinzi nyaguhora ku ngoma. Ndasabye ngo ugenderere ubwoko bwawe, ubaruhure Nyiringabo Imana, ubaruhure, kuko niwe mutabazi wacu Data mwiza.
usubiza intege mu bugingo bwabo Mana mu izina rya Yesu, kandi wongere kubaha kugutegereza, bagutegerezanye ibyiringiro kandi badashidikanya. Hanyuma Nyiringabo Imana uzasohoze ibyifuzo byabo. Urakoze Nyaguhoraho, nsengeye abafite kubabazwa mu mibiri ngo urambure ikiganza cyawe gikiza. Ijambo ryawe rirambwira mu Kuva 25 umurongo wa 23 kuramo ijambo rivuga ngo nzakura indwara hagati muri mwe. 26 ugakuramo rivuga ngo nzasohoza iminsi yanyu nta kibakenyuye. Ndakwinginze ngo ukure indwara hagati mu mibiri y'ubwoko bwawe Nyiringabo Imana, kandi iminsi yabo uzayisohoze nta kibakenyuye, babonere kugira neza kwawe mu isi yababaho. Erega ngo ni wowe tubabarira ibyo twakiraniwe ukadukiza n'indwara zacu, kandi wasezeranyije kutazaduteza indwara nk'izo wateje Abanyegiputa. Ngaho rambura ikiganza cyawe gikiza, ugikoreshe ku buri muntu wese utari umeze neza, umukize kuko uri umukiza. Igihe kimwe winjiye kwa Petero usanga nyirabukwe arwaye ubuganga, urategeka bumuvamo, arahaguruka, umukecuru aragutekera, arakuzimana. Ndakwinginze ngo ubakize babe bazima Nyaguhora ku ngoma, n'abari ku bisasiro hirya no hino ubasangisha imbaraga yawe Mana ibasha kubakiza Nyaguhoraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mbatuyeho umugisha nk'uko wawusezeranyije mu Gutegekwa kwa 2:28 uhereye ku murongo wa mbere uravuga ngo nimugire umwete wo kunyumvira mukitondera amategeko n'amateka yanjye, nanjye nzabasumbisha amahanga. Urababwira ngo iyi migisha yose izabazaho nyatuye kuri ubu bwoko, basohoka binjira bahabwa umugisha nawe, ibyo barambika imitwe y'intoki bahabwa umugisha nawe, mu bigega n'ibitenga bahabwa umugisha nawe, mu nkono batekamo bahabwa umugisha nawe, mu mashyo no mu mikumbi niborora bizororoke. Kandi Data uravuga ngo nzabaha umugisha no mu mbuto zo mu nda, abana babo nibahabwa umugisha nawe. Ubahindure kuba Mwami Imana imitwe ntibazabimirizo. Mbatuyeho kuba ikimenyetso kigirwa impaka, abanyamahanga ntibazahindukizwe no kubakwena, ahubwo bazahindukizwe no kwatura ngo dore ubwoko bwahawe umugisha n'Uwiteka. Ibibarwanya ibirwanya, ibibahagurukira ibihagurukira, utunga urutoki bibatunga urutoki, uburane n'ibibaburanye, ufata ingabo yawe nini n'intoya, ushingura icumu ryawe mu ntagara, wimira ibigenza ubugingo bwabo. Icyabatera gituruka mu nzira imwe gitatanirize mu nzira 7 kibahunga. Pawulo abihamya neza mu Baroma 8:31 ati mvuga iki kandi atubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yabande. Nuba mu ruhande rwabo nta kizabahangara, kandi n'ikizabigerageza kizaba giteye imigeri ku mihunda y'icumu, kubera ko ari we ngabibakingira. Urakoze Nyiringabo Imana, bagote nk'uko iriba rigota amazi, ntatembo babundikire nk'uko ijuru ribundikiye isi. Nihagira ugutabaza ku manywa umutabare, nakwambaza nijoro umubwire uti ndi hano. Ujye ubahumuriza nk'uko umubyeyi yahumuriza umwana amupfumbase mu gituza cye. Icyubahiro cyamburwa ibintu n'abantu kiharire, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Imana ibamere umugisha.